bite mabuja? Sister mwiza. Sinatesha. Ibi ni iki mbona? Meze neza. Niwe sister. Niwe sister wabura muhungu. Bravo. Ndarota cyangwa iki? Umuhungu wa mabuja. Iki? Ariko noneho uriya si musaza wawe? Ntabwo ari musaza, uriya ugenda umukozi wo mu rugo wawe. Wowe? Yesu we. Ufite n'amaboko yose. Ariko reka mubwire. Uriya muhungu niba nagukunda, ibyo byibagirwe. Kuko mabuja ntabwo wazamugera imbere ngo umukazana we, ntabwo bishoboka. Biki? Umukobwa utagira akaboko? Izina rye, ubwo si wowe wakwimarira iki? Nta kintu nakimara. Umuntu utagira n'akaboko? Nese ubwo Yesu we. Ntabwo bishoboka. Ubwo si cyo kuransabiye abantu bakwitaho. Barakugaburira, bakakumesera, bakakoza, bakagira gute. Nta kintu nabona nakubwira wowe. Ubundi si ubwo waje hano gukora iki? Uru rugo nta muntu n'umwe upfa kurugeramo uko yiboneye. Noneho haje n'abatagira amaboko mana yanjye, ariko uriya muhungu hari waranamuroze. Ntabwo waba udafite uburozi uriya muhungu anakuvugisha, ntabwo bishoboka. Umuhungu bafashe bakamurihira amashuri yose ubuzima bwe. Uri umukozi wa? Uri gusomana Yesu we. Oya. Ubayikize kandi mu baka kamwe kwiki ubayikise ubayiki tuza ukaboko karakuriye nibi ngibyo ndabihoza gute tuza ubayikise habaye icyaka kandi mama na mushiki wanjye ndababuze bari ahantu bagiye tuza ntabwo induje hano se Umukobwa uje hano. Aramwe ngo nta kintu nakimarira. Aje hehe hano? Nta kintu nakimarira kuko. Habaye iki se? Ni wewe? Yesu we. Imyaka myinshi kabisa. Imaze bitase? Ibaze we. Imyaka myinshi kabisa. None se ntagubaze ko twiganye uri umusirimu byagenze gute kugira ngo umere gute? Base wa muntu ubuzima bwo hanze ahangaha wagezeho nubwo mu ishuri gusa sha nageze hanze ndakaswe isirankaranga. Isi Shayi baze. Nawe bivuga arabibarira. Maze nari narakubuze. Usigaye ubahise ahubwo. Shamba bomu nyine yagiye mbona karaka rimwe na rimwe. Ariko wumve ngo mu bahungu twiganye. Ni wowe nyine njya nkumbura kubera ukuntu witondaga. Shabize njyewe ukuntu numvaga nari ngukumbuye ahubwo na nimero yawe nari naranayibuze. Ibaze uzana nongere nyikure. Ahubwo cyakoze Imana irankunda pe imuje nawe. Shawumva nari narakubuze nabaririje babacuti bose twiganaga ndafite se. Waba waragiye. Nicyo mbipambo ntiyawe. Wumve mu bahungu bose twiganye. Ari wowe nyine nabonaga uzagera ejo hazaza none reba ukuntu wabaye. Shaho ubuzima bwa hanze nyine nibwo bwatumye nibera gutya dore n'ubu ngubu nyine nari mvuye no mu kazi nuko nsigaye nigira mu kazi nimereye. Ufite akazi se? Ndagafite ariko nibiraka tu. Nese wagiye wambara neza bazi. Nawe nawe ibintu biba byagoranye. Cyangwa se biranshimishije pe. Gusa nyine nari ngukumbuye pe. Yego se? Bizingiye. Ngukumbuye kuko buriye rega
nuko ari ibintu nyine tuba twaranyuzemo twiga mu ishuri nyine navuga ko nyine byarimo ubwana ariko hano nyine ni mu rugo nari yicariye hano hanze ndeba abatambuka nyine n'Imana yansohoye kugira ngo duhure ubuse twari kuzahurira siko nahoraga manyura nigiriye mu biraka hariya hepfo umva ubu ejo ni ukuzaza kunsura cyangwa undi munsi wose uzaboneka utazaba wagiye mu kazi umva kuba mbonye nimero yawe ni ibyo ngibyo nzaguhamagara urumva nze nanagusura nyine kuko ndagukumbuye reka nshaka tuzaganire nyine nagiye mu kazi ubwo nimero rwose yabonetse ubwo reka nje mu kazi tuzavugana nareba sawa ntaribi urakoze ukuntu namukundaga we ndasubijwe si batuje hari umukobwa ujana afite ibisuko by'umuhondo aje hano akubwiye amagambo yose mwihorere uriya ni umukozi wo mu rugo uriya ni umukozi nawe nta kintu yimariye ahubwo tubanze tujye kwa muganga turebe nimba bagukorera bakakuvura mwohereza se ubwo ahantu nutse n'ahantu yari aturutse ngewe yaturutse ndazi mwihorere n'inzatura ndaza kubonana nawe ngo tujye tuza ariko nawe waraguwe n'itango turavuka banamuhekenya n'amenyo oya nako oya ntibibarebye ariko umutipe mwiza kigeze n'umutima ukaze oya nako ubu ni ubwoba ntabwo babana reka ubu ntabwo ari debeti ese ni abandi kuri kwivugisha se wabaye oya ntabwo irenze nuko mba nishimiye ndi guteka uri gutekereza ibiki mama rero kingize imutari cyo gutekereza uburyo utekereza ukanivugisha biba byandenze ese mama nyina mwiza wawe ari kobwa washyize imbere nyine bikitegereza kumva n'ubwo ufite ishyari mwana wawe oya nta shyari nuko umushyira imbere cyane ako se simba akunda kimwe yego kimwe we reka mbaze mubaze ninjye uvoma hano ninjye uteka ninjye ukoropa ninjye ufura buri kimwe cyose sibyo noneho wowe gahunda niyo kwirirwa userenga ngo nta kaboko afite abatagira akaboko bose ntabwo bakora wajya umenya ko abana n'ubumuga kose uba ugira ngo ajye mama ndabyumva ariko ugira ngo bigende bite ariko nawe yagakwiye kuba aranga reba igihe yagendeye abana banjye mwese mbakunda kimwe sibyo ngambwira ino saha nisanga heza nyine aba yagiye gusirenga nk'umuntu nyine nawe aba yumva yakibohora akumva ko ari umuntu nk'abandi ese uba ugira ngo agendere ku magambo yawe abandi birirwa bamuvuga ngo nta kaboko ngo bashingiye ku ki ngo mbese uba ugira ngo nawe ari kumufata nisi ngiye ko uwo mwanya utawuba ngira gutya ngo ndagiye nkajya kumva phone irahamagaye biti uri hehe akazi none turaburara none kuki giye mutubuve yuko nagenda nyine ati kuzi ko mba nagiye guhiga ubu ugira ngo ngiye nirirwa haba ngiye gukora ibyo bintu byose oya mama namwe murambangamira rwose ibyo bintu mujye mubyumva murambangamira pe jya ukora akazi kawe numara kugakora nawe ugende sibyo nkarangiza isanga hese none ubu ugira ngo ngenze mbikore byose narakubyaye uri umuntu w'inkumi nanjye byose nkora akazi kose aha mama se oya ibyo ntangiye kuzana ni amatiku kandi ntabwo ari sawa uzabishima umunsi yazanye ndane kuzabirya ko ibyo nkabyera ari ukuri oya se genda se nabyo birimo none ubu turisanga hese ko numva nteye ubwoba hari ibyo umunsi hose abitekereza ikintu ndagitekereza nyine wumva nkubwire abitekereza reka mbe nanigendeye mbese wowe ugiye haye amasaha ntabwo mpari gusa abana noneho ndabagira gusa nsigaye mu rugo njyenyine tinyuka nagushaka hano hari utuntu nshaka Umeze neza? Imeze neza. Okay, nta kibazo.
Mbese babagara iki ko nibere mu kazi ngo mabuja azasanga nta kintu ndakora. Nzanira kaji muri firigo hano gakonje ukanzanira hano nta kibazo. Ariko boss mfite amatsiko. Uriya mukobwa nabonye ejo hano ni sheri wabo. Aga wakoze no kurebuza. Ibyo wabibonye gute? Ako ndibutse. Ndibutse ku cara hano mubwire neza. Wiga hambwiye ngo ufite imisatsi by'umuhondo dore mbese. Si ubundi byo mubwiye nibyo utangiye kunsubiza bihuriye. Yo kubona ari nkubajije ibyo ejo nabonye nicyo gituma uhise unkubita. Wabonye ubona iki? Wabonye ubona iki? Undi yo mvuga ukazamura ukareba hasi uri kureba iki? Ukambwira ko ibyo nabonye ari byo. Ibiki wabonye? Ukaramukuzanya umukobwa utagira ukuboko muri uru rugo. Bazakwirenza agenda bivuze. Cara hano. Utagira iki? Utagira ukuboko. Icara semina. Icara. Abonara ibyo mvuga kangahe? Ese ubundi wowe urampemba ko numva uba wanege. Murenze igipangu hari hanze. Agira ngo niwe. Murenze igipangu hari hanze. Bose wamaye akazi. Ako none hagasuzuguro k'abakozi b'iyi minsi. Usigaye umbwira ngo ntago ari njya gwaye akazi njya kuguzana hano. Ntago ari njya kwinjira muri kino gipangu. Nigeze uri kukubwira ngo uzare abakobwa batagira amaboko mu rugo. Ibyo ngibyo nibyo ugiye kwitura mama wawe se. Ako wajya umunduka banza nibyo nakubwiye. Haguruka Ndaza kubivuga naza kumubwira mama wawe. Nibyo nakubwiye ugaruka hano maze ubundi ndikumva namvugishije amagambo menshi. Uzi ko wowe utari burare hano umva. Wowe ndaje duserere muri no minsi none. Urabona ukuntu kinyongara. Mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha. Uyu ni umunsi Imana yatugeneye. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo uyu munsi ukubere urwibutso k'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana irandika amateka ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nongere nkubwire yuko iminsi yose wirutse inyuma yose, ariko uno munsi ugiye kuba uwa mbere mu buzima bwawe ufite agaciro. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo kubera Imana. Kubera Imana. Bwira mugenzi wawe ngo kubera Imana. Kubera Imana. Imana nta kintu na kimwe kinanira iyo wayihariye ubushake. Haleluya. Amen. Imana iyo wayihariye ubushake iraguterura ikagukura ahaciriritse, ikakuzamura, ikakugeza ku rundi rwego. Yamara kugeza ku rundi rwego, ubundi Imana yo ikikorera icyo bita guca agasuzu. Abagusuzuguye bose bakureba bakabati uriya muntu yakoreye Imana. Bwira mugenzi ati Imana uno munsi igiye kugukorera igitangaza mu buzima bwawe, ku buryo uzakureba uwo ari we wese azaba ati uyu muntu ni umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Imana ije guca agasuzuguro ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Nimumwundire dusome ibyanditswe n'ijambo ry'Imana tugiye kureba ngo ni uwa mbere turageza kwa kabiri, ntabwo turi butinde. Niba hari abafite amabibiriya ubwo mukaba mwahageze simbizi, ariko reka dutangire. Haranditswe ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'amatwi ye ntiyananiwe kumva. Haleluya. Amen. Reka tugereze aho ngaho. Ambwira ati ano masengesho yo kuri uno munsi, intego y'umunsi ni ukwibutsa ubwoko bwayo yuko amatwi yayo no baracyumva, ukuboko kwayo kuracyakora.
mukure ubushobozi ku bana b'abantu ahubwo mwerekeza amaso ku Uwiteka kuko Uwiteka niwe uri gukora ibikomeye mu gihe gikomeye mu gihe kigoye. Haleluya. Amen. We mukobwa ubundi banza uhaguruke kwanza, banza uhaguruke. Ariko ntabwo mwampera Imana icyubahiro na uyu mukobwa agiye kugira akaboko kazima. Ubu agiye kujya aterura ijerekani nk'abandi bakobwa b'abana mu rugo rw'iwabo, ubwo bamurebaga bakabona yuko ntacyo azamara, bakabona yuko amafaranga agiye gushirira mu bapfumu. Ubuzima bwawe Imana ije kubugarukaho. Mwereka aho yicara neza, karibu mu nzu y'Uwiteka. Rero wowe wa mukobwa we ntugire ikibazo, abo hanze amaso, abo witaho ngo nibo bazakugira umumaro. Imana yambwiye yuko hari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe yohereje. Niyo mpamvu njye icyo nkubwiye cyo, Imana iraje yitamura, iraje ikora akazi ku buzima bwawe. Icyo nkubwiye cyo ntuzibagirwe, aka karago ubona kabaho ibitangaza bikomeye. Ubu se ntabwo wifuza kugira ukuboko kuzima nk'abandi bakobwa? Imana rero yarebye agahinda kawe irabata, ndaje mu bindi buzima. Amen. Umve rero wa musore we, Imana iravuga. Uriya mwana ibintu ambwiye ni ukuri koko, nabigenza nte koko? Nibyo koko umwana wanjye abana n'ubumuga, ariko si koko nanjye ndamureze nabi koko? Nawe azanye inda nabigenza n'abana n'ubumuga we. Igomba kindenze. Menya koko nanjye naramureze nabi. Ndamureka akagenda uko abyumva, agataha isaha ashakiye. Guhera none wongeye kwiga isomo. Ibitekerezo uburyo ngomba kumurera kandi nkamurera neza nk'umwana ubana n'ubumuga. Ntabwo azongera kumbeshya nkamfata uko yishakiye. Ntabyitwaramo nti si yaba imbonye. Imana iragukunda kuko ubu mpagaze aha ngaha, ijwi ry'Uwiteka riramanukira rirambwira ngo uyu mwana w'umusore ndaje mwigaragarize nawe. Amen. Igukuye mu buzererezi igiye kukwicazanya n'abakomeye. Amen. Ubuzima bwawe Amina. Habwe icyubahiro ndavuze ngo sinjye uvuze ni Uwiteka uvuze, uvuganye nanjye. Aravuze ngo guhera uno munsi wateye ikirenge ukaza mu nzu yayo, nayo irakwibutsa. Ije mu byawe, iraje irahinduye byose byari bikubereye imbogamizi. Iraje ibigire zero. Imana iguhaye. Haleluya. Cyubahiro nahaye Imana icyubahiro ariko mufite ishyari muhereze Imana icyubahiro kuko Imana buriya ni umukozi w'umuhanga. Iyo ikoze nta muntu n'umwe uyigana ndetse nta n'unenga imikorere yayo. Iyo yavuze nta uyisubiramo. Mumpere Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Wa musore, ubuzima bw'iwanyu, ubuzima wabagamo wari ubwishimiye? Wasekaga? Oya. Ni ukuvuga ngo Imana rero guhera uno munsi yongeye kugarura ibitwenge. Amen. Ibyishimo bigiye kugaruka muri wowe. Nukuri. Ntubone ko bigoye, ngo ubone ko muri famiye ngo ari ikibazo, ariko Imana ikugarutseho. Abakuryaniraga inzara, abavugaga ko ntacyo uzimarira, abavugaga yuko rwose nta kintu wamara muri sosiyete, bagiye kugukenera guhera uno munsi. Mvuze ngo agiye kunyenera guhera uno munsi. Nukuri. Zamurira Imana icyubahiro. Reka nsabe umumama wacu
umudiyakoni adusengere mama wadusengera tugatandukana. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye neza watugiriye Mana, tukaba twabashije kugera hano, tukaba twaje muri iri teraniro Mana, tukaba urigenjeje neza Mana, turagushimiye kuba tugiye gutandukana abavandimwe, twongera guhura tuzongere tugushime Mana. Mana bagendane nawe kandi ubutaha nibagaruka hano tukazabasha kongera gushima izina ryawe wakoze ibitangaza bikomeye. Urakoze nyagora kuvuma Imana. Amen. Mabici. Wari wagiye he? Nshobotse noneho sinzi ko n'ubwo uri umunsi ntariki. Teta wari wagiye he? Teta wari wagiye gusengera wambaye gute? Oya teta utangira kwisetsa umbwira ngo wagiye gusenga. Ukuri kumana nagiye. Ubu wagiye gusenga wambaye gutya? None se sibyo binyoneye kubyambara. Kuri konjesha. Teta kuri konjesha wowe. Na bazi umunsi bagusizemo kode kabisa. Ni ibiki ninde wakizemo iyo kode? Oya wagiyemo kode ahubwo zimwe za danje zitazanakuvamo. Nisi mvuye gusenga ahubwo ntaguze. Uri kumva waruzi ko bamanuriye. Abanyangaga bagiye kunkunda sha. Bavugaga ngo nta kintu nzigeza ngiye kukigeraho. Ngiye kuzajya mba muri etage nicare nka babakire ahandi ko baba. Usigiye ntuvuga uri seriye? Do nubona bitabaye kwa mupasitenzi katajya beshyara yampanuriye. Ubwo batangiye kugutekera imitwe none ahangaha. Sema wagira ka ubundi kukiyo nishimye ubundi mutajya mwishimye. Ntabwo uzongera kurenga ahangaha kuko nduva utagiye kuzajya uhura n'abatekamitwe. Ejo bagiye no kuzagutwara nk'ubuntu bakubeshya bagushuka. Mane nagiye gusenga n'ukuri. Ahantu bagiye gusengera baguhanura ibintu bitaba hose ni heza. Gusa ndakubwira nde basi uzi. Umuntu witwira uramoze. Yewe ndinze ngana gutyo nta muntu urampanurira ibyo ngibyo. None wowe uruhinja mbyaye ejo mu gitondo batagiye kuguhanurira. Manu kuri bamanurira. Nawe wabyemera? Nabyemera. Naguze ungiye kuzajya nicara nk'abakire uku kuba kuri kubona kuri kwanga gukora manje kuzajya kukuvomera gukoropere najya nzajya none njyanije kandi nzajya ndeka kujyana kakirenze. Rero uyu munsi ni isaha sinzongera kumva warenze ahangaha. Nyiramwiza we nyiramye ureka nkubwire ntureba ko nzanye ibuni yonyine nizo musa amazi dukoresha ni wowe uri bujya kuyavoma ni wowe uri buteke Betri muranzije ikintu by'ukuri. ziba we